reka tugere hahandi yatangiye kugutereta kuri telefone. Yego. Ubwo nyine tuhana umunsi wo guhura turibwirana, ariko mu kwibwirana mubwira ko nanjye ntari mfite umugabo maze imyaka 8 naratandukanye nawe. Kuko yansigiye abana 2, umukobwa n'umuhungu, ariko ko narongera kwiyubaka. Mubwira ko ntuye mu makawa ngayo nguko. Muba mutangiye kuganira. Byarakomeje rero. Byaje kugera igihe ryari mwafashe umwanzuro wo noneho mugiye kwicarana muganire mwibwirane, noneho umuntu asasa inzobe murebe niba ibyo bintu muri kuvuga kuri telefone bishobora kuba byavamo urukundo. Njyewe kugira ngo muhe preve yuko ubuzima bwanjye namubwiye ari bwo, namuzanye mu rugo rwanjye mu presenta n'abana. Ndamubwira abana ngaba bo mazigiye mbana nabo uyu mwaka n'uwa 8. Umukobwa n'umuhungu. Ariko we ntigeze afata umwanya nyine yo kumpresenta abi. Numvaga ko petit à petit nzagenda mbamenya, azagenda abanyereka. Yego. Ubwo rero ati rwose ndagukunda. Ndashaka kumenya igihe mwagiye kwicara, naho mwagiye kwicara mukaganira ibijyanye n'urukundo no gutegura hazaza harwo. Hari mu kwezi kwa 4 tariki sinyibuka. Kwa 2021 kuno mwaka twicaye mu Gatenga. Mu Gatenga hano ngo bita ku Mugongo. Yego. Naho twaganiriye. Mwahise mutangira gupanga ibijyanye n'urugo, kuzashinga urugo cyangwa mwaganira none gukundana, ariko ubwo muri uko kuntereta n'icyo akajya ambwira ati umva uri umugore w'inzozi zanjye. Ni wowe mugore nari narasabye Imana, nashakaga umugore wabyayeho. Ati noneho mu idini ryacu rya Islam ngo buriya ngo badusensibiliza ngo kuba ngo twashaka ngo umugore ngo ufite abana kuruta uko ngo washaka ngo umukobwa, ngo muri make ngo ngiye ngo ewana ngo ni wowe wanjye. Ati ntabwo ndi umugabo w'imbwa, ngo narakoze ngo nasize amarange ngo muri presidence, ngo nasize ngo mu Nkunda Amahoro, ngo no kwa presidence ya hehe ngo zubwo ko yabaga mu Rwanda. Hanga ati nasize no kwa perezida, nasize Mircoline, nagize gute umugabo arivuga imigabo n'imigambi. Ndavuga nti rwose ndavuga ni nanjye ntabwo ndi umugore uciriritse cyane, nzi gukora. Nimba mpuye n'umugabo umeze gutya tugiye gutwika. Icyo gihe rero wumvaga ari umusore watandukanye n'umugore. Yego. Yego. We rero mu kiganiro yavuze ko yabaga muri ghetto yibana nk'umusore, hanyuma mugitangira gukundana uramuhatiriza ngo aze agusure. Asanga watetse neza cyane, unamusaba ko uwo munsi yarara. Arara bwa mbere, ashaka kugenda, arara bwa kabiri, asubiriwe, arongera aragaruka, urongera uramubwira uti tubabariruze. Ibyo byagenze gute kugira ngo atangire kuza kuri ari wabo? Urumva hari hegereje haga n'igifungo cy'Abisilamu. Nje ntabwo nari n'umwisilamu. Yarambwiye nyine yarari ku kazi, kuko nta nubwo arega yaratuye na kure, yaratuye hano hafi yo ku Makawa, hano hari iruhande rw'ahantu hari ishuri bita Benite mu Kageto gahari. Noneho nk'umuntu ufite noneho umusheri uri mu Makawa, nawe utuye mu Makawa. Yego. Noneho yari umusiribateri nyine nkuko abyivugira, nyine ubwo yari yaratandukanye n'uwo mugore, ari nyine yipangira wenyine. Ngiye ku giti cyanjye numvaga nta mpamvu yo kugira ngo atajye mu masafuriya, kandi mpari mu rugo yaza tugasangira, ibyangiza agataha. Nuko yambwiye ati sheri ko nshonje. Ndamubwiye nyamara ndahishije. Ngo rahira ndahishije. Ngo nze ndamubwiye ni karibu ko nakweretse abana se nta kibazo, kandi ndi fieri yawe rwose, n'uwo muri quartier wakubona njyewe ndumva nta kibazo na kimwe no dusangire. Ndamutegurira nyine araza turasangira. Ariko ibyo byo kurarana ku munsi wa mbere arambeshyera. Uwo munsi wa mbere ntiyaharaye? Ntabwo yaharaye. Yaraje ararya arataha. Noneho ubwo tuhita dufata akamenyero kuko aza kurya hano buri mugoroba. Ubwo mwari mumaze gukundana igihe kingana iki? Urumva mwamenyanye ari mu kwa 4. Ubwo ne ryari yatangiye kuza hano iwawe? Ahari yaciyemo nk'ukwezi. Yego. Atangira kuza kurya ku munsi wa mbere. Yego. Urukundo ruragurumana. Ati rero ugiye kujya uzakundaza. Ndamubwiye rero reka nkubwire. Ariko yakubwiye? Yego.
ugiye kugeza kundaza twirirwa tuvugana neza nkumva ndishimye kurara njyenyine mpita numva wapi n'iki ndamubwira rero utwana twanjye ni dutoya sinadusiga mu nzu ntabwo natusiga mu nzu twonyine kandi nuba maze kuko twari tumaze kwemeranya ko tuzanabana na nyine tubaye abasheri niba wowe njyewe ntabwo najya mva mu rugo nkunze kurara aho ngaho abana banjye mbasize mu nzu bonyine kuko umukuru afite imyaka 10 undi afite imyaka 9 ntabwo rero twari utwana bavuga ngo uradusiga mu nzu twonyine nabwira narabagupresence uzongera ufata umunsi wo kuza kunsura dusangire wazanira utuntu twiza mbagupresente mbabwire kuri future papa nuko byatangiye rero araza ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere ahubwo byahise birangira yarambwiye ngo mfite imyenda ngo mu rugo ngo yo kumesa ngo se ngo ntiwaza kuyimfurira yego ndamubwira nti ntabwo ndi buze kwirirwa hariya kuko ni no muri quartier cyane hari igihe umuntu adashaka no kwiyandarika ukuntu ahubwo mu rufunguzo ndagenda nyifata imyenda njye kwifurira mu rugo hanyuma nuza kurya nijoro ndayigupakingira mu gakapu ndaba nayizamukanyemo uyimanure uwo mubwira ko ugomba kujya kuyifata iwe ukayizana yansabye ko ndi bujye kumumesera imyenda uwo mubwira ko ayizana cyangwa kujya kuyifatayo namubwiye ko nza kuyifata yego ndagenda ndayifata ndayifura twako yazaga ubwo twari twaratangiye kujya aza kurya akamanuka nuko turavuga ati ibi ntabwo tuzabivamo bikarangirira kurya gusa akagenda yego urukundo rwaragurumanaga pe nanjye numva narashize postinga buri munota kwanza nta nubwo nanjye nabanje kwipostinga yafashe telefone yanjye ari postinga niwe wabanje kwipostinga kuri telefone yanjye ye kuri telefone yanjye nubwo ngiye kubona mfashe telefone mbona abantu banyandikiye biteze uyo muntu iki kako numvaga ndi fiye ndambwira sheri wipostinze ati yego ati maze nawe nagupostinze ndebye nsanga nanjye yampostinze ndavuga nte byabaye